So murakoze ndabegereje mu kino kiganiro kigufi tujye kuganira amazina yanjye uko bisanzwe nitwa Isaac. Kiganiro dushaka gukora ni igitekerezo nsanzwe mbona cyangwa se ikibazo nsanzwe mbona cyane cyane mu rubyiruko no muri rubanda rusange cyane cyane kingiye ku mpano cyangwa se mu giswahili cyo dukunze kwita kipaji. Hari icyo twita amaseti abantu batunga basanzwe bafite amazu n'ibindi bintu bitandukanye cyangwa imitungo y'abantu. Harimo n'ikintu kirengagijweho cyane cyitwa aseti umuntu ashobora gukoresha mu buzima bwe kandi kikamuzarira inyungu ikomeye, ariyo mpano cyangwa talanta, kipaji mu giswahili tukunze kugira. Kandi hariho abantu bakuze mu myaka basanzwe bakabaho ariko atazi iyo asset yiwe agira. Hari n'abashaje bafite imyaka myinshi ariko basaje batazi iyo asset yabo cyangwa iyo mpano yabo. Kandi mu kubaho utazi iyo asset yawe ni ikintu kimwe cyangwa amoti ikomeye cyane izituma umuntu abaho hanze y'umuhamagaro we cyangwa se muri mu ntego yiwe. Kuko kipaji ni ikintu kiza gituma umuntu abasha kwigunda ubwe. Yani iyo wihuye nawe wowe ubwawe uba warakoresheje impano cyangwa se kipaji cyawe ngo wimenye. So muri ubwo kujijinganya kw'abantu cyane nibyo byatumye ntekereza kugira ngo dusangire byibuza gatoya ku ntambwe zirindwi zotuma umuntu bidekuvurira cyangwa utuma ukoresha kugira ngo uba umuntu abasha kumenya impano ye. Nibyo byinshi. Rero ikintu cya mbere tusanzwe tumenyere ko umuntu aje ku ishuri akiga akamenya kumenya impano ye. Amasomo cyangwa elimu ntabwo ariyo adetermininga impano y'umuntu. Wo kwiga ukamara kaminuza ariko ukarangiza nyuma yo kwiga hanze y'ubuzima bwo kwiga akaba ari ubasha kugundura kipaji cyawe. Ariko yani ntibivuze ko kuja mu ishuri ariko gusobanukirwa impano yawe. Ushobora no gusobanukirwa impano yawe utaragenda udafite elimu ya education. So muri izo etape shaka gufashamo abantu bukeya dufashanye twese ni intambwe zigera kuri zirindwi dushaka kuvugaho bukeya wo kurikizaho gahoro ukide kuvuririre none cyane abagiruziruko rugifite imyaka mikeya wowe tubikorekeza ubu bigatufasha kugira ngo utangire gukorera muri purpose yawe hakiri kare. Rero izo etape hariho iya mbere iyo tukunda ndagenda bivanga mu giswahili n'ururimi rwacu n'icyongereza. Hari icyo twita ngo ni person evaluation. Mu rurimi rwacu ni uburyo bwo kwigenzura wowe ubwawe, kwisubiramo wowe ubwawe, icyo bakunze kwita ngo kugistasmini mu giswahili, ki evaluate wewe nzangora kimeze nte, kwisuzuma wisubiye muri ubwawe. Ureba cyane kijya kintu ubora wako kijya, kuko impano bundi ni ikintu ukora kitagurushije cyane muri wowe. So evaluation ihera mu buryo bukisubiramo, imbaraga zanje nizihe, ukinese yanje niyihe. Ibyo bintu yubizamuye byose ushobora kugera ruto, ushobora kubuzi ko organizinga event, ushobora kubuzi gukora ikintu runaka kandi ukagikora kwa kihalisia yako cyangwa kwa ubora, yani kuri excellence yawe. So kintu iyo usanzwe ukikora kagenda neza wiyevaluwemo bigufasha kumenya ko aho ngaho hashingiyemo impano yawe. Ni ibintu ushobora gukora cyane utofauti cyangwa se bitandukanye n'ibyo abantu n'umuntu ashobora gukora cyakintu ukora ariko wowe wagikora kuri bwawe ukagikora neza. Cyo kintu iyo wiyevaluwemo urakimenya ugasanga kiri mu mpano yawe. Nicyo kintu cya mbere ni person evaluation. Uricara hasi kiyandika kuvuga ngo njyewe niko kwidefinisa, yani njyewe ninde, imbaraga zanje ukinese yanje cyangwa se intege zanje nizihe. Izo umaze kuzimenya ntabwo wita ku intege zawe cyane, wireba kuri za mbaraga zawe, ku mbaraga ufite cyane niho witinda cyane. So icyo kikagufasha kugira ngo umenye aho ushaka kuja. Kindi kandi iyo utange gukura ushaka kumenya background y'ubuzima bwawe, background cyo wakundaga muhira umwana byameze gute, nakuze nshoboye iki. Kuko background cyangwa evaluation ntabwo bihera
ko aho ngaho wakuze warageze mu mujyi warageze wihera no kwitongo aho cyo washoboraga kijya kintu background y'ubuzima bwawe urabuzamura kugeza aho ugeze. So iyo evaluation yawe irakwereka ngo kingiki nduzubishobora kingiki nzabishobora. So ugafata ku gapoint kamwe ukakajana ku ruhande. Iyi nkingi ya kabiri cyangwa se etape ya kabiri iravuga ngo ni ask close people. Hariho abantu tuba twitaba good wishers. Good wishers ni za nshuti za muza mukunda kujana ariko zireze nye zinakutakia mema. Abantu bashobora kwifuriza ibyiza iyo kubwira ukuri kwicyo ushoboye. Uwo muntu uzumwicaza ukavuga ngo se uzubona je ushoboye iki, ko dusanzwe tujana ubona ushoboye iki. Uwo muntu kubera ko namwise good wishers ni wa muntu, hari umuntu mukunda kujana ariko atari good, adashobora kubwiza ukuri iyo kugira ngo kintu uze gushobora kandi utazubishobora. Ariko wa muntu mwenye nakutakia mema aza kugira ngo kintu uzukica kimwe gikoze neza uzikora neza. So icyo ukagikorera comparison na ya personal evaluation yawe wakoze ukabihuza ukabimatchinga na za nshuti zawe zizo zakubwiye, kuko abantu benshi kwisi bafashijwe no kwishuti zabo zababwiye ngo kino kintu uzugikora neza kikadufasha. So reka ntango urugero rw'impano dukunze kwitanga n'impano zo mu kanisa zo kuririmba n'ibindi. Hariho umuntu ushobora kuririmba ariko atarabona umuntu umubwira ngo uzuririmba neza. So iyo umuntu akubwiye ngo uzurikora neza uzumva diguteye intege nyinshi nakosore, ariko wewe ubwawe ntabwo biba birangiye, urabimakingana na personal evaluation yawe wiyo value. Niba iyi ngiyi impano kurugero niyo gutora cyangwa kurugero gufitera umupira, niba hari umuntu kwibugwa bikubonyemo nawe muri za mbaraga zawe ukaba wabyisanzemo. So ako gahita hapo nako ugashira ku ruhande ukandika inshuti zanjye za good wishers zambwiye ko kano kantu gashoboye. Hari umuntu umuvuga butumwa ariko abwiriza abantu bataramubwira ngo ibintu tuzubikora, cyangwa wowe kabikora ariko mu buryo utarabona feedback nziza zikubwira ngo nyamara ubisemo umuvuga butumwa mwiza. Hari umuntu aba mentors cyangwa se abantu mukorana aza kubwira ngo kano kantu uzugakora nyamara sakawe, undi akakubwira ati kino kintu nyamara uzuririmba ariko impano yawe ni coaching cyangwa se umuvuga butumwa mwiza. So inshuti nziza zigufasha kugusobanurira kijya kintu ushobora mu mirimo ukora. Hari gihe muzamubona nk'urugero mu makwe, iyo dukunze kugira amakwe hari abantu muza bamwicara nubwo yo batari umuntu wawe kabati uyu muntu arabishoboye bino bintu by'amasoda tumenye ngunda kubibona. So urya muntu mu makwe tutwama twicara akavuga ngo uyu muntu ataraboneka mu bukwe haba no batari mu muryango wawe. So bari kukamuhambaza kubera ko ashoboye cyaki. So imana sukuririmba, imana sukubwiriza. So naba muntu tekereza ko akora kuri case za buri imagine mu makwe mu biriyo zibiki turamwambaza buri gihe kuko ujya muntu yani kipaji kiwe. So ujya muntu bataramude kuvurire ngo bamubwire ijya ni impano ikomeye cyane. Ikindi cya gatatu no kuvuga kiravuga muri toka kwene ko step out of a comfort zone cyangwa kuva muri cya kintu kimenyerewe. Hari igihe ubwoba tuza dutinya ugatekereza gukora ikintu kabati wo kwiga gutwara imodoka wo kwirabwira uko kino kintu, ariko ubwoba kubera ko ubwoba bubana no kwizera ku ruhande n'ibyumba bibiri bituranye. Iyo gatoya iyo kwepye gato uzamanjira mu cyumba cy'ubwoba, ariko iyo ugerageje kuva muri comfort zone ukagerageza gukora cya kintu utarusanzwe gukora kiza kiguheza kumenya icyo ushoboye n'icyo udashoboye. So hari umuntu azatinya ugahera ahantu kuva kwenye maeneo ya kuridhika. So hari gihe uzukora ikintu wakigumamo ugatinya gutera intambwe ugera handi, ugatinya kugerageza cya kintu uzutekereza. Tuzatabindi dutekereza byinshi dukunda tuzadutinya kubijamo kubera ko twatinye kuva muri comfort zone. Ariko comfort zone izikutuma uvamo hari ng'urugero rwa ego cyangwa igi mu rurimi rwacu kizu. Hari gihe kiza gifata byana kabijana hejuru mu kirere bibikuye mu cyari kikabirekura kikabyigisha uburyo biguruka, kiba cyabikuye handi hashushe ariko ntabwo kiba kibigirira nabi, kiba cyakibigisha experience y'uburyo kishobora kuguruka. So iyo tutabashije kuva muri comfort zone ngo tuje kuguruka ahantu tudasanzwe tuguruka
tuzadupfa tutazi ibipaji byacu ukaba wowe uzi ukafata kuririmba hajya no bishobora oya ntabwo kuvuga ngo ndo bishobora genda bigerageze uvuve muri comfort zone no gutinyesha muri public uririmba genda muri coding ukora hano uzamenya imbaraga zawe rero hajya hano comfort zone zituma tutamenya strengths zacu tutamenya weaknesses zacu bije turadutekereza byinshi tukabigirira ubwoba cyo ni ikindi kintu kiza gituma tugatinya gukora. Hari urugero rw'umugabo umwe witwa Arnold Schwarzenegger papa wiwe Schwarzenegger bundi ni umuswezerland ahavuka ariko yagiye gukurira muri Leta Zunze za Amerika abanje kuba na governor ariko yigeze papa we yamutumye mu shuri rya academy ya football ryo kwiga aje kwiga umupira noneho araje mu myitozo ariga nyuma umunsi umwe atekereza kuja muri gym kurengeza ibyuma noneho hagazeyo yumva amaboko yiwe ari flexible cyane kurengeza ibyuma kuruta amaguru ahamagara se mu rugo aravuga ati mwantumye kwiga football ariko ubu nyine ngiye kuba mu murengeza byuma ngiye none kuzoza ndengeza ibyuma bisa n'ukugira ngo sinzo kwishura ishuri nagutumye kwiga football none ugiye kurengeza ibyuma gute zumva umwana wanje w'imfura ngo agiye kurengeza ibyuma ivyo ndibiba aravuga ati nyamara amaguru araremereye kuruta amaboko kuko nuva amaboko yaje ari yo flexible kurengeza ibyuma baravuga ati ibyo ntibishoboka ariko yaje kuba murengeza byuma akiriramo abamuhigwe komeye cyane kuko amateka turayazi yabivuyemo aje no gukora mu mafilme ariko naho niho kariyere yiwe yahereye muri settings 3 yari afite muri billionaire yarashaka kuba muri 20 y'imyaka 20 yarashaka kugera navyo byari biri barabanzo ngera imyaka 20 ifite amafaranga arucya nzoba guverineri wo muri Leta Zunze za Amerika nubwo ntahavukiye ariko ibyo byamufashije iki byatumye nuko yabanje kuva muri comfort zone ava mu mpira amaguru aja muri gym kubanza kurengeza ibyuma abariho yisanga yani yaze niho yisanze so birashoboka ko twopfira muri comfort zone tutabashe kuzivamo ariko tugerageze izi etape tubanze tuzivemo turebe kugira ngo imbuto zacu n'abanyimbuto isanzwe imbuto kugira ngo yere neza seed izayera ruko yatewe muri ahantu muri mazingira mazuri cyangwa ni ahantu heza no kuvuga ngo itari mu mahawa ngo nigwe izisaba no kuba yirira ahantu heza so iyo turi kwishakisha muri byo buryo tuzatuma dukurira mu mibereho myiza dukura dufite comfort zone nziza so ahantu hacu heza so iyo ari umuntu umwe wigeze kuvuga aravuga ngo iyo umuntu ahakoresha impano yiwe aza akora ibintu bitamuvunye kandi aza akora abinezerewe neza so impano ni cya kintu ushobora gukorokara uburyo ushobora no kwibagirwa ibihembo bikaza bandaye kuko uragikora kiri passion yawe ikindi kandi abantu benshi ntibakizi ariko kiba ni ubuzima busanzwe kandi nta cost yaba cyitwa ngo ni personality test iba kuri mitandao cyangwa kuri Google iyo ugiyemo kuri Google ukaja kantu ugakerekamo personality test kiguha page nini iriho amakestionnaire menshi ayo makestionnaire uyasubiza kutahayobesha ni kuvuga ngo niba bakubaje ukunda ubugari ntubeshe kubera ko hausubiza ngo yasembe ukunda niba ukunda koko yego yemeza ibyo bintu ibyo umaze kuzuzuza byose kiza kiguha average munsi y'ibyo bibazo byose wavuze kikakubwira ngo muri humanity cyangwa muri iki kintu kimeze gutya uruyungu ufitemo 50% muri iki ngiki ufitemo 5% muri iki ngiki down ufite 20%. Iyi personality test izidufasha nigeze kubona umugabo umwe muri seminaire muri conference nono yari afite akazi ari mu docteur ukomeye cyane akoresha ino personality test ayirangije aravuga ngo sanzwe nje muri office kubera umushahara atariko iki kintu kinyeretse neza ko maze igihe kinini n'imyaka myinshi yari afite imyaka irejuru ya 50 ubu nibwo nisanzwe nibwo nimenye kandi nsanzwe narageze ku bintu byinshi bikomeye kandi ndicujije kuba nimenye nshaje ariko kano kantu kaza kadufasha kugira ngo tubashe kumenya cyo ni cya gatanu kirabaza ngo jiulize maswali yani what do you love most
cyo ni ikintu cya gatanu ushobora kwibazamo, niki nkunda cyane, kuko ikintu dukunda kiza kitwattracta n'ibiri hanze n'ibiri muri twebwe, yani ibyo most dukunda cyane. Hari umuntu uzugaza nka saa saba yagiye kureba umupira, hari umuntu undi akaba ati ngewe, hari umuntu nigeze kubona bamubaza ngo umbwire umukinnyi umwe wakinnye igikombe cy'isi, izina rye, turaguhaye amafaranga araguke, aratsindwa icyo kizami. Yani wumve World Cup yose yabaye ikarangira imikino iba yabaye akananirwa. So si kipaji we kujya su umuhamagaro we ntabwo uba bimurimo, ariko impano ibyo dukunda biza bidufasha kumenya ko muri twebwe harimo ibindi bisa nabyo bya bindi dukunda. Ibyo dukunda byinshi biravukana n'ibyacu. So hari byinshi abantu baza biconfusinga. Ndatanga urugero rwo kuririmba cyangwa kuririmba. Mu kuririmba hari umuntu ukunda kuririmba ariko atagira impano yo kuririmba. Uwo muntu akibaza ngo se ko nkunda kuririmba kweri nkaba ntazi kuririmba, none se ni umuririmbyi? Iyo question umuntu azayibaza ndibisobanura gutyo, kandi ntusubire uvuze ko utari umuririmbyi, kuko mu kuririmba, mu mpano y'uburirimbyi harimo department nyinshi cyane. K'impano ya mbere cyane uburyo bwa mbere hari nka manager bano bategura ba manager baririmbyi. Kujya umuntu afite page cy'uburirimbyi nubwo adafite impano yo kuririmba, kuri ino mpano yo kuririmba yani ijwi ntabwo bisobanura kuba umuririmbyi. Hariho abantu bategura ama event organizer by'umuziki, bano bacuranga imiziki. Umuntu ashobora kuba afite yumva umuziki cyane kuruta wa muntu uri hawuririmba. Ibyo zose biri muri department y'uburirimbyi, kandi akabiva ashobora kubikoresha kandi byinshi bitunze benshi cyane. Ibyo ngibyo narabikunda, kandi abenshi tugatekereza twanga kubijamo kubera ko turi gutekereza ko kuririmba ari kuba ufite kipaji, afite ijwi ryiza, ariko nibihuye. Hariho aba manager, hariho aba promoters ba promoting abaririmbyi baba bifite cyane muri go cyane, bafite passion nini cyane. Abo biri muri kurubi y'uburyo bwo kuririmba. Hano abantu baba fashion biratandukanye nabyo. Abantu bazi kwambika abantu, aba designer. Ibyo bintu ushobora kuba ushingiye ku gace kamwe, none ukabaza ngo iki kintu sinokijamo kubera ko ndagikunda kuzinga ishoboye. Oya, ndurakiga gusa ukimenye harimo department nyinshi kandi harimo iyawe. Cyo ngicyo nacyo urakiyevara ukabati muri byo nkunda ni kiye kintu kirimo ushobora gukora. Ibyo nkunda bifitemo ikindi kintu muri njewe bisaniranye, niyo mpamvu uza gikurikira kamara amasaha menshi kandi ngitekerezaho. Icyo ngicyo nacyo kiza kidufasha kumenya ibyacu. Cya gatandatu, inkingi ya gatandatu ushobora kudufasha kugira ngo tumenye ibyacu ni ikintu cyitwa ngo ni what people do you admire most. Yani wewe nabahe bantu ukunda gukurikira, cyangwa nabahe bantu ukunda cyane. So hari ibiganiro ushobora kurugero ruto tumara gukora ino video umaze kuyireba, ufate urugero wandike ngo uyu muntu wa mbere, umuntu wa kabiri, umuntu wa gatatu, umuntu wa kane, umuntu wa gatanu, abantu ukunda wewe wifuza gusa nabo. Usibye ko gusa n'umuntu bitashoboka, ariko hari abantu bafite ibintu bisa n'ibyawe. Abo bantu bafite ibintu bisa n'ibyawe niba abantu ukunda gukurikira cyane, niba abantu ukunda. Bajya abantu ukunda barimo ibintu bisa n'ibyawe. Yani hari umuntu uzucya atekereza ngo uyu muntu aza akora ibintu byanje, uyu muntu afite ikintu cyane. Fata abantu batanu ba mbere, umwe, babiri, batatu, bane, batanu ukunda yani ku isi. Si ukuba kunda gusa ngo muvukana, bajya bafite ibintu bakora wowe ukunda, kandi bya bintu bakora harimo ibintu byawe. Bajya abantu numara kubandika uzosangamo ibyinshi muri bari hano twavuze harimo ibintu byawe ukunda. Bajya abantu batanu ubambwire wewe wenyine muri evaluation yawe, bandike bati uyu muntu n'uyu nkunda uyu nguyu. Uzasanga bajya abantu bwabo nabo hari ibintu bahuriyeho. Biragoye ko ukunda umuhinzi kandi usura ukunda mu football bale, ariko bajya abantu bose ko ari batanu
uzosanga hari akarimiyezo bahuriyeho bose. Eda ni umuraperi uririmba cyangwa ni gospel uririmba ariko bishingiye kuririmba, cyangwa se nabavuga gutumwa umwe motivator mu speak umeze gutya gutya ariko bose nabavuga gutumwa. So ibi bintu byose bano bantu batanu uzosanga hari akariyezo kamwe bahuriyeho, kandi kandi bahuriyeho uzasanga nawe kari muri wewe uragafite no gukatarasohoka hanze ukagende uve muri comfort zone cyo kugatangiza, ariko bano bantu kunda harimo ikintu cyawe cyishe muri abo bantu. So cya karindwi, ingingi ya karindwi ni ingingi ivuga ngo what is easy for you, cyangwa se wo kwibaza ngo ni ikihe kintu kinyoroheye njyewe, ni ikihe kintu uzakora kinyoroheye. Ikintu gikora kikoroheye si ukuvuga ko ari cyoroshe, ushobora kuba kikoroheye ariko undi muntu yari kugikora kikamuvuna cyane. Hari abantu bazagera kuri stage akayikoramo yani biri easy bimworoheye. Hari umugabo umwe yigeze guhamagazwa n'abakozi be ngo aze kurya ku meza bamuteguriye. Araza arafungura, amara gufungura asubira muri kazi yaza akora mu ruganda, none harangije nyuma ngasa kenda aza guhamagara abakozi biwe, wa mukozi we usanzwe umutegura ibiryo aramubwira ngo byagenze gute uyu munsi ko nta biryo bazaniye. Arabwira ati nyamara ibiryo nabikuzaniye wariye. Haze ndishoboka nariye ryari hawo nagarutse ryari ko ntamenye igihe nari, none birashoboka ko nari ibyo kurya simenye ko nariye. So byari passion nini y'akazi yarasanzwe akora kunda, yarabikoze araza kurya asubirayo kubera ko byari biwe. Kindi kintu kikwereka impano neza yawe ni ikintu ushobora gukora kikoroheye kandi ukispendinga amasaha menshi mu buryo bwo kwibagirwa n'ibindi bintu. Ko n'urugero guto rw'uwo muntu nayibaye, akenshi dusubiye mu masomo yacu mu buzima busanzwe hari umuntu uzikora ka exercice gato akagakora bimworoheye. Matematike harabizinanira, physique n'ibindi two n'utusomo two na makosi asanzwe mu ishuri, ariko hari ubuzima busanzwe kuko ubwenge bibavuga ubundi ubwenge nyabwo kuntu tubwita ni ubwenge dukora hanze y'ishuri tumaze kuva mu ishuri. Uburyo niyo knowledge nibwo bwenge, ariko hari ibyo dusanzwe dukora kakakoroheye kari easy. Udesina ikintu cyoroshe gucora ikintu gitoyi. Hari umuntu uzumara amasaha yananiwe gucora triangle yonyine yamunaniye, kuva ngo adesina ikintu gito cyamunaniye. Undi muntu nibyo bimubamo, graphique zaruze muri we. So biya bintu uzukora bikoroheye easy for you, wowe kibaza ngo ibi nibi niki kijageze kunanira ukagikora ukoresheje mechanic cyane kijya si cyawe, ariko urakoresha kino kintu. Hari urugero rw'umwe umukomentateri wa football yigeze kuvuga kuri BBC, aravuga ngo muri World Cup igihe bazakina Zidane ataragitanyinga ngo yumvishije umupira umubwira ngo kurashaka kuja kwa Zidane, ngo umupira ngo kwikanga ngo kwa Zidane ngo aje kuwukoresha uko we ashaka, kuko ngo umupira uhageze ngo kuri maguru ya Zidane mvuzuryoherwa nawe. So yari commentateur yaza kora avuga ngo mvuzuryoherwa ngo ugeze mu maguru ya Zidane kubera ngo Zidane ngo ukora bimworoheye kandi akawukoresha neza. So bijya bintu byinshi dukunze gukora biri muri passion zacu kandi tukabikora bitworoheye. Ibyo bintu bibitsemo impano yacu, bibitsemo kipaji cyacu. So udutwara utuntu dukeya naza nshaka ko tuganire. Uhere ukambere, ka kabiri wandike, ka gatatu wegere ku nshuti zawe ziri close tapana bajya abantu umuntu ashobora kuba ari close ariko atari mu good wishes wawe. Abo bantu mbago selectionner yitwa tuntu twose. Izo rezili turi bubona aho hantu munsi nubwo yo bimwe cyangwa zibiri, izo ngizo zirakwereka impano yawe, zirakwereka kipaji cyawe. Nubundi kipaji nico dukoresha kugira ngo tubashe kugundua purpose zacu, intego zacu zo kuba hano. Kugira ngo dukore neza bisaba ko tugomba kuba twagunduwe
vipaji byacu, impano yacu, tureke gusaza tutarabimenya, tutekereze ubungubu kiri nawe, tukore izi exercices ziratworoheye. Numara kureba soma inshuti zawe n'utundi tuntu turi munsi, biragufasha kugira ngo tubashe kuba muri vipaji zacu. Ubundi dutuye mu mpano zacu, niyo dukoreramo tukabasha kugera kure hacu heza cyane. Intego yacu y'ubuzima si ukuba hano gusa, ariko kugira ngo tuyigunuwe, tuyivumbure, tudekuvurire neza kuba kwacu, nuko tuba twagunduwe kwanza vipaji zacu. Umuntu azayishaka kenshi, kwishaka neza iyo wahuye n'impano yawe buryo uba wibonye. Kwibona nuko uba ugeze mu mpano yawe, biza bikora niko kunyerera amavuta, ibindi byose rero bikora, ibindi birikora. So mungu ababariki sana, murakoze kuganira cyiza tubashe gukorana namwe, kandi tukore exercice, tugere gatoya tureke gutegera gusa, ariko dukore pratique, ibintu biraza kutuzanira umusaruro mwiza. Murakoze cyane.